Shaka kumparabikira abana banje ni bazima nta kibazo abahungu banje barakora bari ku kazi buri muntu na amahoro urugo rwanje na amahoro nje n'abana banje abo bantu bavuga ibyo ngibyo ndabahamaganye mu izina rya Yesu babijyane n'ahandi babijyane ku miryango yabo rwose bavandimwe ibyo bintu muri kubushiraho mukabishira ku muryango wanje mushakira n'ahandi mwabishira ngenda komeye n'abana banje bose nta kibazo abanyeshuri bariga bakora barakora abana banje ari indara saba mu b'amatabi saba mu bizoka abana banje ni bazima ibyo ndabyamaganye rwose ibyo no hino byumve n'uwabitanze nawe Imana imubabare kandi mwongerere umugisha sara bakoze bari bumva amajwi yose rwose abyumve ko izari inkuru cyane ntaho bihuriye n'ingewe ya mama Gloire Uwase Janine aturutse mu nkambi ya Ngarama njyewe nta kibazo mfite ndi muzima n'abana banje nanjye ndiga nta kibazo dufitanye iwacu turi amahoro kugira ngo aho kugira ngo mugize mugafata video mwabona gacyo gikwiye ukuntu ibintu bimeze yego wayifashe yarahari ariko impamvu gafata video ari umubyeyi uri mu nzu nayo irumvikana ni ikintu gikomeye uri umubyeyi ugafata video uko umwana wo kubita undi habwa ati ngo mureke nta nijwi yigeze asohora ikintu yakoze yafashe video ikintu nafashije sisi wanjye mu nyine yuko bigenze kuri arashyize icyuma hasi nta kigwiro garasohoka ariko bivuye ko nari kumwe na mere after video mu mivugire naravugaga nuriya nawe ari gufata video uriya musisi wa nyine akantabaza ngiye nimukoraho bashobora kuvuga ati yenda ufatanya cyaha hano urabizi ufite nk'ikintu kizima waba ufite n'amafaranga no kuri banki baravana bakagera akazu barakakwaka bikaba ibindi bintu nyine tu wewe watinye kujya gukiza kugira ngo utamufatanya cyaha kandi mama bari gufata video of course ntabwo nari kubona mama ari kurebera ari ubikora hanyuma nawe ngo nkore kubera ko n'undi ajya kuba ajya kumufunga yaravuze ati ni mu mujyana avuga ati ngo ntacyo yakoze urumva bajyana mukuru wawe okay turajya mukuru wanjye wowe icyo wakoze nuko wafunguye urugi mushiki wa kiruka of course atugiye mu rukiko byagenze bite mu rukiko ntabwo ngiye nigeze njya mu rukiko ariko amakuru of course ibyawe kuri mukuru wawe urabizi ibyo kuri mukuru wanjye nabibwiye na sisi wanjye nyine tu mushiki wawe yakubwiye guki yaje arambwira ati twajyanye nyine yajyanye n'uwo mugabo ubona nta n'undi wigeze bajyana uyu mugabo wa mama wanyu of course baramujyana nyine bajya mu rukiko namugana ndi kuvugana na bro wanjye ambwira ati ibyo byose ubona biri kubaho ngaho ko yabigiye cyane atanga amavideo nako yangize mu rukiko nyine tu nuko yangize yari kumwe n'umugabo wiwe umushiki wa nyine buriya nyine akibona yuko nyine mukati nyine imyaka nyine iri hejuru y'imyaka bamukatiye imyaka ingahe bamukatiye nyine urumva nyine noneho nyine nera avuga ati wapi ntabwo byavamo n'umwana wanjye mugomba kumureka basi namucura nuko aravuga bamubwira ati wapi ntabwo bivamo wamuzanye tugomba kumuhana kandi twabonye n'icyaha yakoze mushiki wawe ameze ati ni muzima ariga n'umunsi byinaba mu gitondo yagiye nyine kwa muganga nyine ahantu baramujyanye ni boro by'ibitaro bajya kumupima nyine bamupima ibizamini ingore nimba ari cyangiritse mu mugongo wiwe ariko nta kintu byose byari bizima kubera ko mu gitondo yahise ajya ku ishuri yagiye ku ishuri arakomeye abana na mere wowe byageze gute kugira ngo usohoke mu rugo iyo ubwanjye